rero abantu bose bahise bambwira ngo umusaza we baramwishe, ngo bamwishe gutya, ngo bamutemye amaguru ngo kugira ngo areshye nabo yari muremure, bakabimbwira bakabinsobanurira batega amatwi. Aho twari twicaranye n'umukecuru ufite umwuzukuru wo mu by'iwacu ahantu bita mu Gacuriro, umusaza witwa Gasirabo yari akikiye umwuzukuru we, umwana yamufashe yamukomeje, yari umuhungu nawe ubona ari nko mu kigero cy'imyaka 3 ariko ubona afite igikuriro n'itatu cyangwa ine, yanga kuva kuri nyirakuru. Nera hamwe zimwe zijyana aba bahungu bandi n'abo bagabo zirimo kubica munsi y'umuhanda, umwana yanga kuva kuri nyirakuru, aramufata neza aramukomeza bagakurura, akavuga ati mukecuru zana uwo mwana n'ubundi turamwica. Umukecuru akavuga ati bana banjye yanze kumva, bise hasi mbona sigaye jyenyine, nta muntu n'umwe, bantu b'iwacu bose nta n'umwe mbona. Tukajya twumva amasasa avuga bigigira, ahubwo ahita ambohera amaboko inyuma. Turabashimiye mwese abakunzi ba Southern Rwandan Films. Uyu munsi turi mu gihe cyo kwibuka imyaka 30 Genocide yakorewe Abatutsi. Nkuko rero dusanzwe dukora tugaragaza filime kuri channel yacu, muri iki gihe turimo cyo kwibuka twashatse kwifatanya n'abacitse ku icumu, dushaka no kumenyesha abanyarwanda bose, kwifatanya n'abandi bose mu kababaro ka Genocide yakorewe Abatutsi. Ni muri urwo rwego rero twakiriye umubyeyi mwiza hano ugiye kuduha ubuhamya bw'ibyo yaciyemo muri Genocide. Ni ibihe byari bikomeye, ariko turashima Imana ko ariho kandi arakomeye. Aratangira twibwira, hanyuma aduha ubuhamya bwe, ese yangana gate, yarokokeye he, ubuhamya bwe bwose kugira ngo abanyarwanda bose babumenye. Murakoze, nitwa Uwambajimana Jeanne, navukiye mu karere ka Ruhango, murenge wa Kinazi, akagari ka Kinazi. Icyo gihe Genocide bahari muri commune Ntongwe, secteur Kinazi, serire Kinazi. Genocide nari mfite imyaka 11, nendaga kugira imyaka 12. Genocide niho yabaye ngeze. Nkuko mubizi rero, ku myaka yanjye nari mfite icyo gihe nta byinshi ndi buvuge mbere ya 94, ariko nkuko byari bisanzwe mu gihugu hose, mu mashuri baduhagurutsaga, Abatutsi bahaguruke, Abahutu bahaguruke, nibyo nari nzi. Ariko twebwe by'umwihariko ku ishuri ryacu, ahantu nagiye niga abarimu banyigishije, abenshi iyo babaga ari Abatutsi ntago bakundaga kubahagurutsa, barakoraga liste nk'ibisanzwe, babaga babazi, ntibabahagurutse cyane. Ubwo rero Genocide iratangiye ku itariki ya 7 Mata. Kugira ngo mbimenye, nabonye iwacu haje abasaza duturanye, barabyutse baza mu rugo, baza kureba papa wanjye, bari ku irembo baravuga ngo Habyarimana yapfuye. Ubona abantu bafite gucika intege, ubona barimo baravuga babiganiraho. Twebwe rero nk'umwana jyewe nari ndi kumwe na mama, turi mu hafi aho ngaho y'urugo, twagiye mu mirima tuhita dutaha. Ubwo hashize igihe, ariko ntitwararaga mu rugo. Muri iyo minsi tutarajya kuri commune, hashiye iminsi mike, ariko nijoro harageraga tukajya kurara mu bihuru. Hashize iminsi rero twabanjije kujya kuri paroisse Kinazi, tuhamara iminsi mike. Baravuga ngo abantu baturutse ahantu hitwa ku Rutabo barimo baza ngo batera amabuye na hafi aho ngaho kubabikira bakahatera. Biba ngombwa ko tujya kuri commune. Twagiye kuri commune rero, naho
twahamaze iminsi mikeya, ntago nibuka amatariki jewe ariko uko nabibonye twaragiye tuhamara iminsi mikeya, bakajya bajya gushaka ibyo turya. Ababyeyi bakajya gushaka ibyo turya, turahaba. Igihe kimwe rero batangira gutera kuri komine, abantu bagatera ibitero bigakikiza komine, abasaza, abantu bakuru b'abagabo n'abasore bakajya kurwana nabo, bakabatera amabuye. Natwe basenyaga komine, bafatanga nk'amasuka bakarimbura nka fondasiyo ya komine, tukabashyira amabuye nk'abana n'abandi bantu bagatera. Igihe kimwe rero byabaye bibi cyane, baraye barwana nijoro, barasa, tukumva bararasa. Twebwe rero nk'umuryango wacu twari turi ahantu kuri komine, ahantu hahoze hari banki y'abaturage, niho umuryango wacu wari uri. Wowe n'ababyeyi bawe n'abavandimwe. Ese mwari mufite abavandimwe bangahe? Nari mfite abavandimwe benshi 11. Twari abavandimwe 11, ariko abo muvukana abantu 11 na papa na mama, mukaba abantu rwa ari famille y'abantu 13. Noneho ariko harimo abakuru banje bashatse babiri, bo bari barahungiye Burundi muri 1993 kuko bari batuye muri za Bugesera. Harimo basaza banje babiri bagiye mu nkotanyi, hari n'undi musaza wanje umwe wabaga i Burundi, kuko twebwe papa wacu yari yororeye mu Bugesera, hariyo n'undi mudamu mukadata. Noneho muri 1992 cyangwa na 3 baza kwimukira i Burundi, twari twororeyeyo inka. Noneho papa wacu n'uwo mukadata n'abana be bajya i Burundi, n'uwo musaza wanjye umwe wamufashaga ibyo korora inka. Ubwo urumva ni abana 5 batari bahari. Yego. Noneho ubwo ni bakuru banje babiri n'abasaza banje 3 mu bo twavukanaga mu nda, bari batari mu gihugu. Noneho ariko kugira ngo papa wacu aba hari, yari yaravuye i Burundi muri iyo minsi mike aje kudusura. Yajyaga aza kudusura akongera agasubirayo, kuko niho yari yororeye inka ze. Rero yari yaraje kudusura, noneho Habyarimana apfa ari mu Rwanda, niho Genocide yamufatiye. Yego. Ubwo nari ngeze aho twari tugeze kuri komine, baraye barasa cyane, ibintu byabaye bibi muri banki populaire. Ubwo bwarakeye bakomeza guterana amabuye. Rero kugira ngo mbimenye, nagiye kubona mbona nka saa 5 ahari z'amanywa bateranya amabuye, tukakomeje gutunda amabuye. Mbona baje kutureba umuryango, hari ukuntu imiryango yagendaga yikusanya, baraza baratureba, jyaho narindi barandeba bati nimuze mufate tugende. Imyenda ntabwo twari tuzaho bayishyize, bari basutse mu kibuga ibintu byose, nta muntu watwaye ikintu. Nshakamo agakanzu, nari nambaye agakanzu, mbonamo n'injijipo yabaga imeze nk'igitenge. Mama wanjye ampa n'igitenge, turagenda. Twagiye rero umuryango nyine uri kumwe, turi hamwe, jewe na papa na mama n'abandi bana tuvukana, na musaza wanjye mukuru wari ufite umugore n'umwana. Dusohoka kuri komine. Tugisohoka kuri komine, tugeze imbere ya komine neza, aho usohokera, twatangiye kubona intumbi. Yenda byibuka nabonye utwana 2 twambaye imyenda ya kake, tumeze nk'udusinziriye, hari ibintu by'umweru byaje ku maso no ku munwa. Ndabanza ndahagarara ndareba, barambwira bati ngwino tugende. Turakomeza turamanuka, tugera ahantu hepfo ya komine hitwa kwa Idrissa.
aho hantu impamvu mpavuze ntago nzahibagirwa, hari umugabo bari bahiciye bamumanika mu giti, bamera nk'abamugorombye, ukabona inyama aho kugira ngo ubone ijosi, ukabona inyama, ukabona ijosi ryabaye rere bari kweduye bamumanitse mu giti. Ubwo twahereye aho tugenda tubona imirambo, abaryamye, tubona abakobwa baryamye mu muhanda, ababanyuzeho umenya babaga ari bene wabo baboroshe. Turagenda tugeze ahantu ku kigo nderabuzima cya Kinazi, nanone twahasanze umumama wari uvuye yari ahetse umwana ariko bamutemye, bamutera n'icyuma hari nka hano ku kuboko, basharuye cyane hasi umutuku ari amaraso avamo, yicaye hasi arimo avuga ngo mwankuriyemo uyu umwana ari mu mugongo afite umugati, nyina yicaye, bashobora kuba bari bamutemye ku buryo atabasha guhaguruka. Ngo nyine abantu bose barirukaga, nta muntu wabashaga guhagarara. Ati mwanjisha uyu mwana, mwambare mukanjisha uyu mwana. Twebwe rero twarakomeje, ubwo nari ndi kumwe na musaza wanjye n'umugore we, kuko niho nabaga Genocide itaraba, twari duturanye ariko nkajya mbayo nk'umuntu ubafasha imirimo nk'akana kabafasha imirimo. Twarakomeje duca mu isantere y'ahantu bita Kinazi, turakomeza tumanuka ahantu hari ku muhanda ujya mu Ruhango, ahantu hitwa muri Nyamukumba, niho twamanutse. Turagenda twari abantu benshi buzuye umuhanda, turagenda tugeze ahantu bita muri Nyamukumba. Rero ntabwo rwose nabimenye, twagiye kumva tugeze ahantu bita muri Nyamukumba, ahantu hejuru batutangira kumva ibintu birasa cyane bifite ijwi rinini, kumva baranarasa. Noneho baratangira, ababyeyi baratubwira bati ngo ni muryame. Abantu twajya haruguru y'umuhanda bakarasa, twajya hepfo y'umuhanda bakarasa. Bateraga ibintu nyine bivuga cyane, byari nk'ibigerenade. Ubwo aho ngaho twahise dutatana nk'umuryango. Njyewe sinigeze nunama, ntabwo nunamye, nayobewe ibyo ndimo nyine nkakomeza nkihagarara nk'umwana. Nta sasu ryangezeho, gusa nagiye kubona mbona umusaza imbere yanjye yikubise hasi, mbona bamurashana munsi y'ugutwi, mbona habaye umweru, mbona yikubise hasi, mbona sigaye jyenyine, nta muntu n'umwe, bantu b'iwacu bose nta n'umwe mbona. Icyo nakoze, nahise manuka munsi y'umuhanda, numvisha ubwenge nyine buje, nahise mbura umuntu w'iwacu, mpita numva ngize ubwenge bwinshi, mpita manuka munsi y'umuhanda, ndamanuka ndiruka, nta muntu nabonye, nta muntu twahuye, gusa nabonaga n'abandi hakurya birutse. Ndiruka nterera ahantu bita, hashobora kuba ari kuri Gashike cyangwa ari Nyakabungo, ndaterera ngeze ariko hasi mu rutoki, hari ahantu hari hasi mu rutoki ntari insina nkeya, nikubise hasi nkajya ngenda mbiranduka. Ngeze hakurya gato mpita mbona musaza wanjye wankurikiraga, ndamubwira nti ngwino tugende. Arambwira ngo none se ngo ndagenda ngo nsize mama, ndamubwira nti ngwino tugende, nti none se ko tutaza ahari. Arabyanga, ndamubwira nti n'akazi kawe. Ndakomeza ndiruka, inyuma yacu bishoboke ko hari abantu batwirukanze, sinababonaga. Jewe rwose muri icyo gishanga niho bamariye abantu b'iwacu, ariko jewe ntago nta muntu nabonye, gusa nabonaga abantu bapfa. Mbona abantu bagwa. Turiruka, ngeze haruguru nk'inyuma y'umusozi, nagize amahirwe mpita mpahurira na wa musaza wanjye. Wowe warusize inyuma? Uwundi mukuru wari ufite umugore, wundi aho nabaga. Mpita mpahurira nawe, mpahurira n'undi musaza wanjye twakurikiranaga, ubwo ni babiri. Mpahurira n'undi mugabo wo mu by'iwacu wari inshuti ya musaza wanjye, tuhahurira n'undi musore nawe twari duturanye. Turiruka rero, numvaga bavuga ngo tugende tuvuga ngo abajepe twarafashe natwe
baduha amakoma turambara noneho turiruka bishoboke ko aho hafi hari interahamwe zambaye ibirere turiruka baramfata mu maboko turiruka tuza kugera ahantu nta muntu tukibona nta muntu ukiburukankana njye narirukaga nta n'umuntu nabonye ariko bari bahari bambaye ngo ibirere noneho tugera ahantu nta muntu tukibona tubikuramo uwo musaza wanjye n'abo bagabo bandi babiri bari bafite imihoro bari bagifite umuhoro harimo umwe wari ufite umuhoro nuko turagenda tugera ngo ahantu hari umugezi utandukanya komine Ntongwe na komine Tangwe abantu bari bahari hakurya y'umugezi bari bari muri Tambwe ntago bari nta ntambara yari hari nta Genocide yo yari bwahagere ubwo twarunamye tunywa amazi aho ngaho muri icyo gishanga twari ukugira gutya ugakuraho urubobi ukayoresha amashyi ukanywa twari dufite inyota mu by'ukuri urumva twari twaraye kuri komine twazindutse twavuye kuri komine batetse ngo turye bari batetse inkono ziri ku ziko rwose bavuze bati duteke abantu baze kurya tuvayo rero tutariye urumva twari dufite inyota n'inzara dusesa dukuraho urubobi turanywa ubwo n'abo bantu bakuru twari turi kumwe turambuka abantu bo hakurya rero y'uwo mugezi bo muri komine Tambwe bari benshi baraduhururiye baraza babwira abo bagabo bati mushyire hasi ikintu cyose mufite ubwo ngo ntimuje kwica abantu abagabo imihoro barabijugunya byose tuzamura amaboko tugenda tugera aho nyine muri Tambwe ntacyo badutwaye batubajije amakuru abo bantu bakuru nyine barabasubiza turagenda nongeye gushiduka mbona tugeze mu Ruhango muri kaburimbo inzira twanyezeyo ntabwo nayibuka gusa nabonye tugeze hariya ahantu wambuka ujya kwa Yezu Nyirimpuhwe mu Ruhango ku kiliziya y'Ikibingo twahise duturuka inyuma y'amazu twambuka umuhanda wa kaburimbo turatambika mbona tugeze ku kiliziya y'Ikibingo ubu ngubu niho bita kwa Yezu Nyirimpuhwe twahageze nimugoroba nka saa 11 twahise tugenda ubwo nahageze ndi kumwe n'abo babiri tuvukana umusaza wanjye mukuru w'umugabo n'uwo nakurikiraga n'abo bandi bagabo twari turi kumwe b'abaturanyi twahageze nimugoroba nka saa 11 duhita duca utuntu tw'inturusu turambika hasi ku isima mu kiliziya turaryama turasinzira nashidutse nijoro badukanguye turagenda tujya kurya baduhaye ibiryaho kuri paruwasi baduhaye pate jaune ndabyibuka no bwa mbere narindiye ubugari bw'umuhondo n'ibishyimbo turarya nyine turongera twiryamira aho hasi ku isima ubwo tugiye kurya twahise duhurirayo na wa musaza wanjye noneho mutoya wandi nabwiye tugende akabyanga twahise tuhahurira aje kurya nawe turamubona turamufata turamujyana ariko bari bamuteye icumu bene hano mu rukenyerero umva ngo aho yaciye ngo yaje kubona mama aho ngo baza ngo kumutera icumu ariko afite igisebe gusa ryavuyemo turamufata turamujyana ubwo twari mbaye ngewe n'abo basaza banjye batatu umukuru cyane w'umugabo n'uwo nkurikira twabaye aho ngaho tukajya turyama kuri sima yewe nari mfite igitenge mama yampaye noneho n'umupira nambaye n'umupira akajaketi k'agatreningi nkikuramo ngaho uwo musaza wanjye mutoya uwo mukuru nawe yari afite akandi akakambara tukiryamira nkabaha icyo gitenge ngiye nkiyorosa iyo jipo nari nambaye ikanzu n'ijipo bafungira inyuma imeze nk'igitenge nkaba hano tukaryamaho wa musaza wacu mukuru we menya bararyamaga ku ntebe zo muri kiliziya sinzi ukuntu babigenzaga twabaye aho ngaho rero
hashize iminsi ntago namenye igihe twahamaze umenya atari kinini. Hashize iminsi twari turi muri kiliziya turimo gusenga, tugiye ko hashize iminsi tubona abantu baraza bagota kiliziya, baravuga ngo interahamwe ngo zaje, abantu benshi bariruka twirukira mu kiliziya. N'ubundi twajyaga tujyamo gusenga ku manywa, twirukira mu kiliziya, abandi ubwo bihisha ahandi hatandukanye. Baraza bakubita portaye barinjira. Njyewe rero nabo twari turi kumwe muri kiliziya, hari harimo n'abapadiri n'abamasera bari bakinze, twari twaciye mu gikari, ntabwo twari twaciye ku irembo. Interahamwe zikaza zikarunguruka munsi y'urugi, zikavuga ngo nimushaka ngo mube muri n'ibihumbi 100 ngo turabica, ngo turabica, ngo nimukingura. Abantu bakanga gukingura. Ubwo rero interahamwe zaciye mu gikari, mu gikari cyo kwa padiri, bafata ishoka, basa urugi, rwari urugi rwa metalike ariko rudafite amagriyaje, hose ari metalike nta birahure birimo. Batangira kwasa hejuru n'ahegereye puwanye, barasa ariko ubwo ko basa twarabarebaga, abandi bari mu madirishya, abandi bari munsi. Twagize ubwoba, turi abantu benshi, n'abapadiri n'ababikira bari bari kuri aritari. Baratangira, padiri aratubwira ati abantu batabatije nimuze hano mbabatize, abantu dupfe tubatije. Njyewe rero iwacu ntabwo bari barambatirishije, ndi umwana ntabwo bari barambatirishije, mpita nanjye ngenda. Padiri rero yadukoraga agakora ikimenyetso gutya na hano mu gahanga, ni naho nitiwe izina Jeanne. Ndavuga nitwa Jeanne, ubwo mba ndabatijwe. Noneho bandi basaga urugi byaje kubananira, haza umupolisi nimba atari umujandarume, arasa muri pwanya, ararasa rurakinguka. Baraza badukuramo, aradusohora, turasohoka. Bagendaga nyine bakubita inkoni, bakubita musohoka. N'aba bapadiri bose barabasohora, n'ababikira, menya bo nabo bari Abatutsi. Nibo babanje barabajyana, ngo babatwaye mu modoka, sinzi aho babajyanye. Natwe barakubita, turasohoka twese, turagenda twicara imbere ya kiliziya. Uretse igikari cya kiliziya cyo kwa padiri, twicara imbere ya portaye, ahantu nyine nk'uko wagera ku kiliziya ariko utarinjira mu kigo cy'abapadiri. Turicara, hari umupadiri w'umuzungu, niho hahandi bavuga ngo bamuzirinze mu biziba. Hari umupadiri w'umuzungu, ashobora kuba yaragiraga neza, yaragaga abantu bose n'abantu. Baramusohoye nawe, aho imbere nyine hari ahantu hacitse, hari ikiziba. Baramwicaza, amubwira ngo padiri, bazana n'utuntu tw'uduceri mu ishashi, udufaranga, ngo ese ngo niyo maturo. Nyine ukabona bamumereye nabi. Padiri akababwira ati aba ni intama z'Imana, bamubwira amagambo mabi, bashaka no kumwicaza aho hasi mu kiziba. Nuko baratwicaza. Hashize akanya gatoya, bari abantu nyine benshi, abandi bafite imihoro bazengurutse aho ngaha. Sinzi uko byagenze, bahita bazana ibikamyo, ibibeni bitwara umucanga n'amabuye, barabizana batangira kuriza abantu. Ubwo bari bakoze inama, hari ngo be kutwicira aho ngaho. Buriza abantu buri ibikamyo, ngo babajyanaga kuri Suruhango. Ubwo baraburiza abantu bose bakurira, n'abana n'abantu bose. Noneho twebwe tugezweho tugiye kurira, wa musaza wanjye mukuru twese yaradufashe mu maboko, babiri bafashe mu kaboko kamwe, nanjye afashe mu kandi, ngo tuze twurirane noneho tujyane. Tugiye kurira, bashobora kuba barabonye ko harimo hurira n'abana, bakabona ntibarimo babwira, bavuga ngo hoya, ngo hurire abantu b'abagabo n'abasore gusa. Ubwo wa musaza wacu mukuru arurira, adusiga aho ngaho, baramujyana. Kandi ubwo
iyo twabaga turi kwa padiri ntabonaga tutarya buri joro. Hari igihe ahari tutaryaga akatugurira nk'umugati. Ubwo dusigaye turi batatu, yewe na ba basaza banjye babiri, uw'imbere n'uw'inyuma yanjye. Ubwo twasigaye aho buriza abantu, menya igihe cyarageze barekeraho, twebwe rero dusigaraho. Twasigaye aho duhita tujya hahandi mu gikari kwa padiri, tujya ahantu mu nguni. Ba basaza banjye babiri aratangira bararira nanjye ndarira. Noneho hari umukobwa umwe wo mu by'iwacu witwa Mutangiza, yahise aza aratureba, yari atuzi twari duturanye, araza aratureba aratubwira ati se ko murira, turamubwira, araduhoza aratubwira ati nimuceceke ndi kumwe namwe. Aratujyana mu kiliziya, aratwicaza aratubwira ntimwongere kurira, ndahari, nzajya mba ndi kumwe namwe. Turatuza, twongera turatuza. Arangije ubwo wa musaza wanyu bamujyanye n'abandi bagabo n'abandi ngo kuri Suruhango. Nuko barangije atujyanye mu kiliziya, ubwo bwarije. Ngewe rero yaranjyanye nk'umukobwa angumishanya nawe. Noneho babahungu nabo nimugoroba atuzanira ibiringiti bibiri. Umenya yaraziranye n'abantu baho ngaho ku kiliziya. Tuzanira ibiringiti bibiri, icyo kwisasira n'icyo kwiyorosa. Ubundi twirariraga kuri sima. Noneho tukarambura ikiringiti hasi, tukaryama tukiyorosa ikindi. Noneho hageraga mu gitondo yazaga kuntora ngewe, noneho tukajya kwirirwa muri kiliziya dusenga. Noneho abo bahungu bo bakaba bakina ahari aho ngaho. Nuko turahabaye, haciyeho igihe tujya kumva ngo amahoro ngo yagarutse. Sinzi nimba tukiri mu kwa 4 cyangwa tukiri mu kwa 5. Ubwo aho ngaho iwacu icyo gihe twavuye kuri komine y'iwacu ngo hari ku itariki 21. Niho bishe iwacu. Ubwo urumva nyine kwa Yezu nyine impuhwe, sinzi igihe twahamaze. Birumvikana. Turahaba baravuga bati ngo abantu bose ngo biyandike ngo mu makomine baturutsemo. Hari n'abandi bantu benshi bahasigaye, atari benshi cyane ariko abantu nyine bakajya bigenda biyandika, baturutse muri komine Ntongwe, abaturutse muri komine Kigoma, gutyo ngo abantu bakiyandika aho baturutse. Ubwo rero natwe ngo twariyanditse, yaratwandikishije n'abandi bantu b'iwacu bakeya, turiyandika. Baravuga ngo abo bantu ngo amahoro yaje, ngo batahe, ngo abantu bose batahe. Padiri bamutegeka kubwira abantu ngo batahe. Padiri w'umuzungu. Ubwo barazaga buri gihe bazaga gusura, ngo hano ngo harimo ngo inkotanyi, bakaza mu madirishya ngo tuzazica, bakaza. Nuko hanyuma icyo gihe twariyanditse n'abandi bantu, ntabwo twari benshi cyane, ntabwo twageraga kuri 30. Nuko twaratashye, bwarakeye. Ntabwo mwagera kuri 30 abantu bose mwari muri aho cyangwa abatahaga? Harimo abatahaga. Harimo abantu banze kwiyandika, batabyemeye. Noneho twebwe abiyanditse nabonaga turi bakeya. Nuko igihe kigeze nyine dufata urupapuro, baduha urupapuro n'abantu biyanditse ngo turataha, ngo dutashye. Urupapuro ninde warubahaye? Urumva abantu bariyandikaga bakagira ahantu babitangaho kwa padiri. Noneho nyine bakaza bakabasoma, batabana abo muri komine, mukaza bakabahana rwa rupapuro mwiyanditseho bakarubaha ngo nirwo rwabaga ari laissez passer se? Birashoboka, ntabwo wabimenya wari umwana. Nuko turagenda, ntabwo rwose twari benshi, bari abantu b'abakecuru natwe abana n'uwo Mutangiza. Harimo n'umuntu w'umusaza umwe witwa Kibibi w'ahantu bita Igisari. Turagenda, jewe nabonye dushobora kuba twaravuye aho ngaho ikibingo nko mu masasita hari. Turagenda ahantu twaciye simpazi, duhita duhinguka muri uwo muhanda. Twahingutse twahasanze bariyeri iriho abantu b'interahamwe, imihoro, impiri, byose. Bakitubona duturutse nko mu mpande z'umuhanda mu kayira, bati nimuze mukomeze muze. Turaza
n'abo bantu bose twazanye, ariko harimo n'abandi bari bagiye baca ahandi bati ni mwicare, twicara haruguru y'umuhanda, bavuga ibigambo bibi byinshi, ati muri inyenzi, muri inkotanyi. Turicara batuvugiraho amagambo bashatse nyine, barangije baravuga bati abahungu nibajya ukwabo, abagore n'abakobwa nabo bajya ukwabo. Mbabarire, icyo gihe n'umwana w'umuhungu niwe kabaga ari gatoya n'agahinja, bose bakamburaga nyina bakakicaza ku ruhande. Baricara turatandukana nyine, barangije baravuga bati abahungu turabica ariko abagore ntabwo tubica. Ubwo bahise babishyira mu bikorwa nk'ako kanya, bahita babafata babajyana munsi y'umuhanda, baragenda barabica koko. N'uwo musaza nawe baramujyana, ikintu cyose cyitwa umuhungu babashije kubonamo baramujyana, babajyana munsi y'umuhanda, baratangira barabica. Babakubitaga impiri, twumvaga nyine bakubita ukagira ngo ni nko gusekura ubugari, nko gusekura mu isekuru. Nawe wavugaga, nawe twumvishije ataka. Ariko aho twari twicaranye n'umukecuru ufite umwuzukuru wo mu by'iwacu ahantu bita mu Gacuriro, umusaza witwa Sirasi Gasirabo. Yari akikiye umwuzukuru we, umwana yamufashe yamukomeje, yari umuhungu nawe. Ubona ari nko mu kigero cy'imyaka 3, ariko ubona afite igikuriro n'itatu cyangwa ine, yanga kuva kuri nyirakuru. Interahamwe zimwe zijyana abo bahungu bandi n'abo bagabo, zirimo kubica munsi y'umuhanda, umwana yanga kuva kuri nyirakuru, aramufata neza aramukomeza, bagakurura. Akavuga ati mukecuru zana uwo mwana n'ubundi turamwica. Umukecuru akavuga ati bana banjye yanze kumvaho. Barakuruye rero bamujyana ku ngufu, baramujyana bamugejeje munsi y'umuhanda. Ntabwo twarebaga aho babica munsi y'umuhanda, hari akantu kameze nk'agashyamba k'inturusu. Bamugejejeyo, bari barangije hari kwica abandi. Tugiye twumva umwana aratatse ngo ndapfuye mama yiwe. Ubwo bamukubita hari impiri ahita apfa. Bahita abari badusigayeho bahita bavuga ngo ngo nakumva, ngo n'ubwa mbere nakumva umututu utaka. Barabica barabarangiza, natwe twicaraho, bari basigaye kudukanira natwe urudukwiriye. Hashi tugiye kubona tubona abantu abasirikare bari mu kamodoka k'agahirigisi baturutse mu cyerekezo kiva kuri komine y'iwacu. Bahita bahagarara aho ngaho imbere ya bariyeri, baravuga ngo abangaba se ngo nabahe ngo ko ngo mubakuye. Baravuga bataba n'abagore, ati nabo nibaryame. Aratubwira ngo turyame baturase, turabyanga, ariko barasa hejuru twese turagwirirana. Bahita baseka cyane, baraseka cyane, barangije baravuga ngo tubasigiye akazi kanyu, barongera barurira baragenda. Ubwo baje gufata umwanzuro, baratubwira bati mwebwe ni mugende. Twarakomeje abo bakecuru nanjye n'abandi bantu nyine bari barimo udukwana tw'udukobwa n'abamama n'abakobwa bakeya. Baragiye turagenda tugera ahantu bita Igikoma, turamanuka dukata ahantu bita mu Ikebero. Twageze aho ngaho rero mu Ikebero, imvura itangiye kugwa, hari bariyeri naho, ariko bagiye mu kabari barimo banywa, barimo botsa inyama. Noneho batubonye baratangira basohoka mu kabari n'amacupa, ngo muhagarare, ngo nta muhungu urimo. Turababwira ati oya nta muhungu urimo, bamaze kubicira aho haruguru. Urumva hari harimo umukobwa umwe wari ufite akana harabereye nyina wabo, n'uwo ahantu nawo duturanye imutima hitwa kwa Mico. Yari akiri umukobwa yagahishe, yakambitse agakanzu k'umweru, kari keza kasaga n'abakobwa, ntabwo ari kumenya yuko ari agahungu, niko kari gasigayemo. Ubwo baratureka turakomeza, ngo nimugende, ngo ntabwo imbere aho ngaho muharenga. Twaragiye dukomeza imbere, tugera ahantu bita ngo ku kirenge cya Ruganzu.
yari Nyakabungo ahari. Turahagera imvura itangiye kugwa, butangiye kwira bubaye nka saa 10, ubona hatangiye hatakibona neza. Imvura biragwa nyine iratunyagira aho mu nzira, turagenda. Twageze imbere rero tugera kuri bariyeri aho bitaga kwa Ndege, ngo yari bariyeri ikaze. Uwo mugabo witwaga Ndege yari konseye wa Nyakabungo ahari, wa secteur Nyakabungo. Turahagera baradufata, baratwicaza, bajya kureba uwo Ndege, baramubwira bati hari Abatutsi twafashe. Arababwira ati mugende mubihorere, ntibabacike, tuzabica ejo mu gitondo. Ngo yarananiwe. Baradufata, twarayaho kuri bariyeri. Urumva umuntu yaryamaga hasi aho ageze. Banze kutwica nijoro, baravuga bati tuzabica ejo mu gitondo. Twaraharaye, interahamwe nyine ziraturarira, bari banacanye. Rero mu gitondo ntabwo namenye ukuntu twahavuye. Sinabonye n'ukuntu mbaza umuntu, ntabwo nabonye umuntu nabaza ukuntu twahavuye. Mu gitondo icyo nzi cyo nagiye kubona mbona twahavuye, tugera ahantu kuri Nyakabungo bita uba ureba ahantu bita Umutima. Ku gasusuruko izuba ritangiye kuva, tuhahurira n'abantu b'abagore n'abakobwa babaga bambaye imicaca ku kaboko, na hano bitamirijeho imicaca. Baradufata nabo batangira, abagore n'abakobwa, nta bagabo barimo. Na bariyeri yari hari mu nzira zo mu mirima twitambukira, ariko sinzi aho bari bavuye. Baradufata, barangije ubwo babuze icyo badufataho, bambura abo bakecuru imyitero yabo, bakakwambura icyo ufite nyine kiri aho, ntacyo twari tugifite. Ubwo aho hantu twari tugeze rero, twari dutangiye kugera mu nce z'iwacu neza hafi ya komine. Ngewe rero nari nkiri kumwe na wa mukobwa Mutangiza, yari yambereye umuntu mwiza cyane w'imfura, yari yangize nka murumuna we. Nabonaga neza meze nka murumuna, nta hantu yajyaga ngo ansige. Aramfata arambwira ati ubu tugiye kugenda tujye mu babikira b'Ikinazi, barahita baduhisha, ndabizi hari umubikira tuziranye. Ubwo mfata ukuboko, twari dutangiye gutandukana, umuntu acaho abonye, kuko twari tumaze kubona ko ya mahoro batubwiye ntayahari. Turangije turagenda, njye na Mutangiza turagenda, tumanuka aho kuri Nyakabungo, tugera ahantu mu gishanga bitaga ku cyuzi. Hari ahantu bafuherera inka hitwa kwa Bisamaza, hari umuveterineri witwa Bisamaza. Tugera aho ku cyuzi, ubwo twari bwambuke umuhanda tugaca ahantu bita mu Badudu, tugahinguka hafi ya kiliziya nyine, duhita tumanuka hepfo tujya mu babikira. Tukigera kuri uwo muhanda tugiye kwambukiranya, twahise tubona igitero haruguru. Harimo abantu bafite amacumu, imihoro, imyambi, imihoro y'urunana nimba muyizi nayo babaga bayifite. Baraduhamagara bati nimuze, Mugihe nimuze, muturutse he? Twari babiri gusa, yewe nawe. Gira ubwoba, bitangira kugira ubwoba nyine, ariko turagenda tubasanga. Baratangira muvuye he? Turababwira ngo nimuze, ngo mwari muducitse. Baradufata, baradushorera, batujyana kuri komine y'iwacu. Iyo bafata, ngewe ikintu nabonye muri iyo minsi, abantu barimo bagaruka hari mu by'iwabo. Iyo bagufatiraga hafi aho ngaho rero, bakujyanaga kuri komine. Baratujyanye natwe, batujyana kuri komine, baratwicaza. Hari ahantu hari urukiko kuri komine y'iwacu, hari inzu y'urukiko. Noneho batwicazagaho ku murongo, mukicara murambije, mwese murambya ku murongo umwe. Mwamara kugwira hari, bagahita badufata bakatubwira ati muhaguruke ngo tubashyire bene wanyu, ngo tubajyane kuri senide.
hari ahantu hari icyobo hitwa kuri mashekomi, icyobo nyine biciragamo abantu nicyo bitaga ngo ni senete, bakatubwira bati nimuze tubashyire bene wanyu ntabwo mugipfuye. nuko tumaze kuba nk'abantu nka 15 cyangwa 20 niko nabonaga, baradufata baraduhagurutsa bahamagara interahamwe zabaga ziri aho kuri komine, wabonaga nyine abantu n'ibiro bifunguye, ubona hari muvuma, badufashe nyine bamwe bari aho imbere, abandi nyine barimo bayogayoga, bahita batoranyamo abagomba kutujyana, babaga hari bafite uko babipanze, baradufata ibigabo nyine bisa nabi, ibindi binini bifite impiri n'imihoro, baradufata, bamwe batujya imbere, baradushorera, abandi bajya inyuma nyine, turagenda kuva aho rero kuri komine iwacu ugera aho kuri senide hari nk'urugendo rwa kilometero 5 cyangwa se 15, bose ni 5, hari kure, ntabwo hari hafi rwose kuko ntiwari kuhareba uri kuri komine, kwari kugenda hari nka kilometero 5 zirarenga, 5 zirarenga, zageraga nko mu 10 ahari, baratujyana baradushorera, urumva ntabwo twari benshi, nta nubwo abantu twari kumwe, nta bagabo bari barimo, nta n'umugabo n'umwe, nta n'umuhungu n'umwe wari kubonamo, babaga babishe, aho bababonaga hose bahitaga babica. Baradushoreye na ba bakecuru twarongeye duhurira aho kuri komine, na wa mukecuru twarongeye duhurira aho ngaho kuri komine, nayo baramwicaza. Nabo bantu nabonyemo mu bo twari, hari n'undi mukobwa nawe umwe wari ufite kakana k'agahungu yakambitse ikanzu, nabo twarahahuriye, baradushorera, ntago baduhaye abantu benshi urebye, bagenda badushorera mu byiciro, nk'umuntu agafata agakipe ke k'abantu nka 5 gutyo, abandi bajya imbere abandi bakajya inyuma, baradushorera. Tugeze imbere ahantu hirya ya komine hitwa kwa Celestine wo kwaboye, baratangira bakubita abantu, barabasaka, basaka uwo mutangizo wa mukobwa nababwiye, baramusaka, bakora mu mifuka y'ikote, baramubwira bati nose ngo nta mafaranga ufite, arangije arababwira ati nta mafaranga mfite, bakuramo akaglycerine, yagendanaga akaglycerine, wabonaga nyine asa neza, agisa neza, yabaga igisutse n'imisatsi, aho kwa Yezu nyine impuwe twari turi, yabaga asuka n'imisatsi ye akoga akisiga, kuko n'ahantu twaciye mu muhanda baravugaga ngo se wowe ngo kugisa neza, ngo se ubundi ngo uri umwarimu, yari umukobwa mwiza. Na wa mukecuru nawe baratangira, mukecuru ngo duha amafaranga, yabari bamwambuye umwenda wo hejuru w'umwitero, asigaye akenyeye umwenda nyine w'igikoyi kumwe abakecuru bakenyeraga, agenda imbokoboko n'agapira bisanzwe. N'ubwa mbere nari mbonye umukecuru ugenda atiteye, bati duha amafaranga, aravuga ati bana ntayo mfite, barataye baradushorera nyine. Ubwo twagendaga rero twageze imbere, wa mukobwa wari ufite akana k'agahungu yambitse ikanzu, yari ahetse n'akandi, bashaka kuba baraba bakuru, ashaka kuba yarabasabye imbabazi cyangwa akabona abo bazi. Uko twagendaga wajyaga kubona umwe aragiye, arabanza, ni wewe nabonye banza kugenda, twebwe baradushorera. Tugeze ahantu kuri Aideri, hitwa kuri Aideri iwacu, hari inzu y'umuzungu witwaga ngo wakoze amazi ya Aideri, nabwo mbona hafi neza ya hahandi mu babikira, mbona na wa mutangiza wanjye aragiye, bari bamubabariye, sinzi ukuntu byagenze, sinamenya ukuntu byagenze. Icyo ntababwiye giye muri Genocide nari narabaye nk'ikinyi, ntago nari mfite ubwenge, sinababaraga, sinishimaga, ntago numvaga ntafite nk'ubwenge, narabaye nk'ikinyi. Noneho nabonye rero agiye, ndamubwira none se ntindabigenzane, arambwira ati atugenda ubasaba imbabazi. Ubwo nahereye aho mu bari badushore harimo umugabo w'iwacu, we nari imuzi, izo nterahamwe zari zidushoreye sinari nzizi, ariko
harimo narinzi kuko yari umuhigi yajyaga akunda kuba agenda n'imbwa ku musozi ahiga yitwaga Bujene. Ntabwo nareka kumuvuga, yabaye interahamwe cyane. Nuko niwe rero naheriyo aho ngaho nyine siri place mpita mubwirane se ntiwambabariye nigendera. Arankira ngo kajya se wa mwana ngo reka ngo buse wajya ngo genda ngo ujyane n'abandi. Turakomeza turagenda ariko mutangiza ko yari yambwa tugenda ubasaba imbabazi. Nabonye uwo mugabo nsabye imbabazi bwa mbere ari mubi atakumvise atanyumvishe. Ndakomeza ndagenda. Uko bagendaga badutwara mu makipe naragiye hari umugore nawe wari mu gitero ze. Umugore wari twari turi kumwe afite utwana tune tw'udukobwa twitwa twashatse na twafiye na twafiye. Nyine wabonaga ari umumama ushobora kuba aturutse yari afite nk'urugo rwifashije. Ari umusirimu. Yari umusirimu, yari yambaye ibitenge bya shokora n'iribaya. Afite utwana tune udukobwa gatoya gahetse utundi dutata dushoreye. Noneho rero giye niwe nahise genda ndegera. Twari dushorewe n'igihungu kinini cyane cy'igiteramwe ubona kikiri gitoya kibyibushye cyane. Noneho nicyo cyadushoreye. Abandi nabo basigaye nk'intambwe nk'icumi cya 15. Abandi nabo bari imbere yacu. Twagendaga tumeze nk'abahana intera. Urumva twari tunananiwe ntago twihutaga, nyine bagenderaga gake kuri ritme yacu. Noneho dushorerwa n'icyo gihungu cyegera uwo mudamu rero kikajya kimubwira ngo yewe ngo usaba abana bose ngo se koko ngo barabica. Noneho uwo mudamu yari yarakaye akamubwira ngo barabicanye ngo nose ngo bafitiye impuhwe. Atangira gusa hari n'umusabye amafaranga. Umugore nyine akajya agenda amubwira nabi. Sinzi ibintu yagendaga uwo muhungu amutereta ashaka kumubwira hari ko yamukiza. Noneho kwa kundi mutangiza yambwiye ndamwegera ndamubwira ntese ntiwambabariye. Ndamureba ndamubwira ntiwambabariye. Aranyihorera. Wabonaga nyine harimo kwita cyane kuri uwo mugore hari ngo atekereza ko afite nk'amafaranga. Noneho aranyihorera bimubwira ubwa mbere. Ndongera turagenda twigiye imbere ndongera ndamubwira ntese ntiwambabariye. Aranyihorera nabwo. Noneho ubwa gatatu ahubwo ahita ambohera amaboko inyuma ndeba iwacu mu rugo. None ubwo nahise nyine njyaho munsi y'umuhanda muri icyo gikoni. Ariko uwo mugabo witwaga Ndamage yari umuntu w'interahamwe. Sinzi ukuntu yambonye nyine nabaye nihishemo gato ngo babanze batambuka bo twari kumwe. Abo bari bashoreye abandi nyine bagenzi banjye. Njyamo ahita azankuramo ambwira nabi ngo pfira mu nzu ngo nta nyenzi nshaka mu nzu yanjye. Mitamava nicara aho ngaho kuri fondasiyo. Ariko kuko kuri fondasiyo yo muri urwo rugo yo kuri urwo rugo hari ku muhanda. Ariko kuko hari mu gace k'iwacu hari umuhungu twari duturanye witwa Nseka nabo. Sinzi ukuntu yambonye. Mbona araje nyine aransuhuza arambaza ati se abandi bari he. Ndamubwira uwo nasa gufitiye impuhwe. Yaramfitiye impuhwe. Yababaye ati se bigenze gute. Ndamubwira nyine ntibari batujyanye nyine umuntu arambabarane. None ahita agenda angurira ikigage. Aho nicaye kuri fondasiyo niho nyine uwo mugabo witwa Ndamage adusanze ngo tungo ni mugene ngo iyo nyenzi. Noneho Nseka nabaramubwira ariko se shahu Ndama uyu mwana akugiza ate. Aramubwira ati mwihorere rato tuko twicare hano se tugutwaye. Ubwo twatwana turi kuri robine twaje kuvoma ko twiganaga kitwa Cecile. Mpita mbabwira na Cecile nabasabye amazi yo kunywa mbere y'uko Nseka naba aza kungura ikigage. Ese ntimwagiye nokambirira papa wanyu ngo nza ampishe. Ubwo bari bagiye abo twazanye bageze mu ruguru. Ako kana nyine kahise kiruka. Urumva twariganaga mu ishuri rimwe. Kari akana gatonza niko kari gatoya muri classe twigaga mu wa 5. Nuko karirukanka. Ise rero yari umugabo w'umucuruzi yapimaga n'inzoga. Yari umuntu nyine w'umucuruzi waho ngaho ku kiliziya. Twari tugeze ubwo ku kiliziya kuri paruwasi Kinazi.
ari umucuruzi witwa Munyanziza noneho ngo papa wanjye ngo yari yaramuhaye ngo ikimasa nuko arangije akana karirukanka mu gihe rero kirukanse kafashe ubujerekani bubiri karirukanka yajyanye kamwe ariruka karakana kazi kwiruka karirukanka kajya gusaba papa kajya kubwira papa wako nyine ngo nza mpishe noneho muri icyo gihe rero kari kagiye nonseka nabo yaje nyine agura ikigage arampa nsomaho rimwe kirananira pe arambwira ngo none se kutanyweye ndahazi numvaga nyine nashobewe abantu kiriya gihe Genocide iba abantu bari bameze nk'abashobewe ubona twarashobewe tubabaye abantu bapfuye muri Genocide bapfuye bababaye barushye bafite agahinda ko ako kana kahise kiruka nk'ako kanya kaba karaje karambwira ngo ngwino noneho ubwo mukuru wewe yari yasigaye kuri robine twanasigaranye nonseka nawe arambwira ati se atereka ngo herekeze ubwo twahise dusubira inyuma rero aho twavuye aramperekeza no Violeta nako ka Cecile aho muri iyo nzira se nta bandi bantu mwahuraga bari bahari nyine ku muhanda b'abaturage ariko interahamwe zari zamaze kugenda ziriya abo baturage muhuye aho ngaho nta kibazo bari bafite bo barakurebaga gusa cyane bakwitayeho ni mu gace k'iwacu ubundi abantu muri Genocide iyo bakubonaga uri umututsi babaga nyine babona batazi icyo ukabaye nk'igikoko nabaye nk'igikoko ku buryo urumva ni jewe nyine iwacu n'abo bantu bose bari bahari bakandeba nyine urumva nari ndi kumwe na nseka nabo turatandukanye nyine turagenda twageze rero ahantu imbere gatoya habaga umugabo witwa Mashini yari afite na mukuru we w'umupolisi witwaga Kamashu Bizumuremyi Mashini rero yabaga mu nzu ngo ya mwene wabo w'umusirikare aho hafi ya kiliziya witwaga Gihanzi Mashini rero yari intera hamwe yindi ikubona igahita itema nta kintu muvuganye umutwe ukwawo n'igihimba kwacyo ubwo ngo Mashini badura ahageze aho yabaga hari ku muhanda na abarambonye ndi kumwe na nseka nabo n'utwo twana ahita nsunika gutya ngo akakana ngo sako kwa Setabi wakanyenzi ngo inyenzi ngo murayijyana aransunika akajya zenga ngo ashake kuntema ndamubwira nyine ndatangira ndatuneka namubwira se wambabariye ariko seka nabo uwo muhungu twari duturanye neza isambu yacu yahanaga urubibi niyabo twari duturanye cyane aramubwira ati se Mashini wamubabariye ati uyu mwana kuko wamubabariye kureba ari umukobwa wamubabariye aratangira arisaza aravuga ko mubabarira ngo ibiki ngo ni inyenzi ngo ahubwo reka nze nkwereka ahita afata ikintu cy'ikirere kinini aho ngaho aragikaraga ahubwo ahita ambohera amaboko inyuma anyicaza ahantu hari aho ngaho ku giti cya avoka cyari kimeze nk'ikibagariye kiriho nko ku mugina cyangwa ku iyogi aragicaza yamboshye gutya nyine amaboko inyuma noneho ndicara arangije akajya avuga ati ndamwica ahubwo nonseka nabo akajya muhenda ati Mashini mbabarira wikicuna mwana nta kinagutwaye dore n'umukobwa ubwo abantu bose bahise baza barashungera baho muri ako gace k'iwacu abagabo abagore abakecuru barashungera twana natwo nyine turirukanka tujya iwabo nyine kubivuga urumva se yari umugabo ukomeye sinzi icyo yabivuzeho nyine ubwo nyine yarabyihoreye ubwo Mashini akajya agenda akajya nk'ahariya ukabona arimo araserera yari afite agahoro gatoya agapanga gatoya ariko gatyaye iyo yakagukubita gahita gugwa seka nawe aramuhendahenda ati Mashini mbabara wikicuna mwana akikoza hasi agashaka kuntega noneho sinzi ukuntu byagenze ahita agenda nseka nabo aho agiye hose uwo muhungu witwa nseka nabo akamugendaho akavuga ati Mashini wambabariye ntiwicuriye mwana wo kwa kanaka rwose wambabariye Mashini akavuga ati hoya urampiki se wowe arangije ariko ubwo nicaye aho ngaho banzirikiye ndacyaboshye
urumva nicaye meze ahantu ameze nko kumugina nari nakenyereye igitenge gutya mu ijosi nakizirikiye aha n'ikanzu nambaye ya jipo nababwiye noneho nakicara bikazamuka kuko nari nicaye gutya nyine mboheye kandi nicaye no ku kadunduguru noneho najya guhaguruka ngo manure ijipo imashini agahita aza agashaka kuntema ndicara noneho ndatuza abaturage baje bari abantu b'iwacu banzi bishoboka bakuru bagabo harimo umugabo witwa Murundi ahantu bitwa kwa Veronica aho ngaho ku kiliziya nyine hari n'abadamu n'umugore we noneho uwo Murundi noneho baravugaga bamwe bati mashini mwice sekana akavuga ati ntumwicera ati umwana w'umukobwa abagize ati none rero babaye nk'abasubiranamo uwo Murundi wavugaga cyane ngo banyice yitwaga Muruta bose arangije amuga ati ariko se uyu mwana baramwica ari nsekana ngo wowe nta bantu ngo nta murumuna w'umugore wawe ngo nta mwene wabo w'umugore wawe ngo mufite ngo nawe nibagende bamuzane barongera bavuga ngo nako hakana karu ngo nawe nibamuzane ngo bose saba ngo nawe nibabica ngo nyine nahise nteza akavuyo mashini aravuga ati bagende babazane nabo nje kubica barabazana ndabasemeye ubwo bakavuga uwo Muruta bose akavuga ati bamwice sekana bati ntibamwice barasigana haba haje abagore haza umukecuru rero ikintu cyantangaje giye kubabwira muri Genocide abantu bari barahindutse ku rwego ruri hejuru abenshi cyane bari barabaye abantu babi bishimye banezerewe nyine urumva aho twacaga hose bahaga badushungereye bavuga ngo bose mubakuye ngo nimugende nyine ngo mumashyire bene wabo nuko umukecuru araza aho ngaho ni umukecuru witwa Yudesi ntabwo ngiye nareka kuvuga abantu yari afite umuhungu witwa Ezira aho ngaho w'umucuruzi ucuruza afite igipangu afite butike rwose ubona nta kibazo bafite araza nawe aza mu bashungera avuga ngo mashi ngo uyu nguyu se ngo umukuye he aramusobanurira sinzi ukuntu yahise avuga ngo hangura ngo nta n'igitambaro nifitiye ahita amubwira ngo urashaka kiriya gitenge aravuga ngo bahita baza barampagurutsa bapfundura uwo mukecuru mashini arampagurutsa ngo haguruka bapfundura igitenge hano nyine barakimuha igitambaro arakimuhereza unyumvira umuntu w'umukecuru ufite umuhungu w'umucuruzi rwose ufite ibipangu aho ku muhanda ndamureba nyine ariko icyo gihe bwo numvise ngize nk'akantu k'akababaro ndakomeza ndicara nibo mboshye nyine noneho mashine sinzi ukuntu nyine mu mutwe we byaje kuzamo yakomezaga agenda aho ngaho iruhande rw'inzu akongera akagaruka aserera yari umuntu w'intera hamwe uteye ubwoba sinzi rero ukuntu nimba yarashatse kumbabarira nseka nawe yari yakomezaga nseka nawe yagumyaho aho agiye yamugendagaho arangije arambona bagiye ahantu nko ku gikuta aramubwira ngo none nkubwire abwira nseka nawe aragenda sinzi barongoreranye ariko ubwo aho bari banyicaje kuri voka hari imbere y'inzu y'umugore witwaga Kayirebe uw'umuhutukazi ariko wabyaye abana babiri ku bagabo babiri batandukanye ubwo rero ngo umugabo umwe wari warabyaye umwana w'umukobwa ngo yari yaje kumusura noneho uwo mugore ngo yanganaga na mashine sinzi ibibazo bari bafitanye ngo iwacu hari abantu bitaga ngo abahutu ngo babamere ngo n'abahutu ngo b'abanyambiriri ngo n'abahutu b'abanyabutare ubwo rero uwo mugore witwa Kayirebe ngo yari umuhutu w'umumere noneho uwo mashini we ngo yari umuntu w'umunyabutare w'umugome wabo ngo bari abantu baturutse ngo za Butare ngo bari bafitanye rero ibibazo urumva inzu zabo zari zegeranye gutya ku muhanda aho yabaga uwo Kayirebe yari nk'umumama waturutse wananiwe gushaka ayiyubakiriza aho ku muhanda bari bafitanye ibibazo rero afitemo akana kamwe k'agahungu ngo k'agatutsi n'uwo mukobwa ngo w'umuhutukazi ubwo rero uwo mugabo we yari yaje kumusura
sinzi ibintu rero bongoreranye nimba yaramubwiye ahari ati rero kugira ngo mbabarire uriya mwana urabanza mfashe twice Kayirebe